Nongeye kugusuhuza nshuti muvandimwe, wifuriza amahoro y'Imana. Dukomeje kwiga icyigisho cya kane kitubwira imirire iboneye. Tugeze ku ngingo ivuga ngo ibyo kurya byo kujyana aho gutemberera. Ni ku kagingo k'125 kuri paje ya 89. Reka ingo nyinshi zituye mu mujyi cyangwa mu mudugudu zifatanyirize hamwe, bareka imirimo yabo iba yabateye umunaniro w'umubiri n'ubwonko, maze bakora urugendo rwo gutembera mu byaremwe ku nkengero z'amazi atuje cyangwa ahari agashyamba keza n'ahandi babona ishusho nziza y'ibyaremwe. Batwara impamba z'ibyo kurya biboneye kandi bifite isuku, amatunda meza cyane hamwe n'impeke, maze bategure ameza yabo mu gicucu cy'ibyo biti cyangwa mu mahumbezi yo munsi y'ijuru. Ako kagendo bakoze, imyitozo y'umubiri hamwe n'ibyiza babona bizongera ipfa ryo gushaka kurya, maze bumve bishimiye indyo nziza ishobora no kwifuzwa n'abami. Reka abaharanira ivugurura ry'ubuzima bakorana umwete n'imbaraga kugira ngo rihinduke uko bashaka ko riba. Nibirinde ikintu cyose kirwanya ubuzima bwiza. Nimukoreshe ibyo kurya byoroshye kandi biguye neza umubiri. Amatunda niyahebuje kuba meza kandi aturinda gukoresha imbaraga duteka. Mwirinde ibinyamasukari, za gato hamwe n'ibyo kurya biteguwe kugira ngo bikurure umururumba. Mujye mufata bike kuri buri bwoko bw'ibyo kurya mwaruye kandi muryane umutima ushima. Mbega amagambo akomeye cyane. Kurangwa n'imyitwarire cyangwa se imyifatire yoroheje mu bidushimisha. Mu mibereho ye, Kristo yadusigiye icyigisho cyo kwita ku bibazo by'abandi. Igihe yari akikijwe n'imbaga y'abantu benshi bari bashonje, bari bari hafi y'inyanja, ntiyabasezereye amaramasa ngo batahe iwabo. Yabwiye abigishwa bati, si ngombwa ko bagenda, ahubwo muba ari mwe mubafungurira. Matayo 14:16. Maze ubwo umukiza akoresha imbaraga arema, asengera ibyo kurya bihagije abantu bose. Ariko mbega ukuntu ibi byo kurya byari byoroheje, ntibyari ibyo kurya bihenze. Wari ufite ubushobozi bwose bwo gufungura amasoko yo mu ijuru ku bw'itegeko rye, yanashoboraga gukwirakwiza muri abo bantu ibyo kurya bihenze cyane. Ariko yabahaye ibibahagije kandi binyuze umutima wabo, aribyo byo kurya bitunga abarobyi bo ku nyanja, amafi n'imigati. Iyaba abantu b'iki gihe barangwaga no kwiyoroshya mu ngeso zabo, bakabaho imibereho ikurikije amategeko agenga ibyaremwe, haboneka byinshi byo guhaza ubukene bwabo. Ntihabaho umururumba wo kwifuza ibidafite umumaro, ahubwo haboneka byinshi n'uburyo bwinshi butuma abantu bakora umurimo w'Imana nk'uko ibyifuza. Ntabwo Kristo yigeze ashaka kwikururiraho abantu kugira ngo ahaze ry'ibyifuzo byabo byo mu rwego rwo hejuru. Ibyo kurya byoroheje yabahaye byari igihanya kiterekana gusa ubushobozi bwe, cyerekanaga n'urukundo rwe, uburyo abitaho mu buryo bukomeye ndetse no mu byo bakenera bisanzwe byo muri ubu buzima. Abagabo n'abagore bavuga ko ari abayoboke ba Kristo akenshi bahindutse imbata z'ibigezweho by'iyi si, imbata z'umururumba. Igihe n'imbaraga bagombye gukoresha mu myiteguro y'ibintu by'agaciro kandi byiyubashye, babikoresha bateka ibyo kurya bitandukanye kandi bigirira nabi umubiri, mu gihe bashyashyana bategura ibirori by'iyi si. Bitewe no kugendana n'ibigezweho, abenshi mu bantu bakennye cyangwa se bakennye kandi babeshejweho no kubona icyo kurya ari uko bakoze uwo munsi, usanga bapfusha ubusa amafaranga mu gutegura ibyo kurya by'amasukari menshi nka za keke, gato n'ibyo kurya n'ibyo kunywa bya kizungu n'ibindi byo kurya bigezweho bategurira abashyitsi, nyamara bikaba ari ibigwa nabi imibiri y'ibifatika by'ababifata, mu gihe nyamara abo bantu baba bafite iby'ingenzi byo kugura nk'imyambaro yabo n'iy'abana babo. Igihe bapfusha ubusa bategura bene ibyo byo kurya byo kwishimisha no kuzuza mu gifu, bagombye kugikoresha bigisha abana babo inyigisho z'iyobokamana n'imyitwarire myiza. Gahunda z'ibirori byo kwakira abashyitsi zahindutse uburyo bwo gushimisha umururumba. Usanga abantu biteretse ibyo kurya n'ibyo kunywa bitagize ikindi bimarira umubiri uretse kwangiza
bakabirya ku bwinshi mu buryo buremereza ingingo z'urwungano rw'igogora. Ibyo bituma umubiri ukoresha imbaraga zitari ngombwa kugira ngo wakire ibyo umaze gufata, kandi bigateza ingorane ikomeye umurimo wo gutembera kw'amaraso, maze ingaruka ikaba gukenera imbaraga za ngombwa mu mikorere yose y'umubiri. Imigisha yagombye kuzanwa n'uko gusurana cyangwa n'ibirori akenshi ikaburira muri uko kwishimisha abantu bahugiye mu mirimo yo guteka, bategura ibyo kurya by'amoko menshi by'ibirori. Abagabo n'abagore b'Abakristo ntibakwiriye kwemera gukorerwa ibintu nk'ibyo bituma imyitwarire yabo itwarwa n'iyo mirire. Nimureke basobanukirwe ko gahunda yo kubasura cyangwa se gahunda y'ibirori itari iyo guhaza irari ryanyu, ahubwo ko icy'ingenzi ari ukwifatanya nabo muganira ku bibahesha mwese imigisha. Ibiganiro byanyu bikwiriye kuba ibyiyubashye, bigateza imbere imico yanyu, ku buryo n'ikindi gihe muhuye bibibutsa ibihe biruta ibindi mwagize. Abakira abashyitsi bakwiriye kubaha ibyo kurya byiza kandi byubaka umubiri bigizwe n'amatunda, impeke n'imboga byateguwe mu buryo bworoshye kandi bunyuze uburyohe. Iyo mitegurire y'ibyo kurya ntisaba akazi kanini cyangwa ngo ibihenze, kandi igihe biriwe mu buryo buringaniye ntibishobora kuzanira ibibazo umubiri. Niba abantu b'isi bahitamo gusesagura amafaranga, igihe n'ubuzima bwabo kugira ngo bahaze umururumba wabo, mujye mureka babikore, kuko bazasarura ingaruka zo kwica amategeko agenga ubuzima bwiza. Ariko Abakristo ntibakwiriye kugenza gutyo. Bakwiye gufata icyemezo cyo kwirinda bene ibyo bintu, bakagaragaza imbaraga zabo ku ruhande nyakuri biyemeje gufata. Muri ubwo buryo bashobora kuzanira ivugurura rihagije abo bashaka gukoresha ibigezweho by'isi, aho gushaka gukoresha ibigezweho by'isi byica ubuzima n'ubugingo. Mugire umunsi mwiza. Imana ibarinde kandi ibahe umugisha.